update muri Rayon Sport turi kwibuka ku nshuro 30 jenoside yakorewe abatutsi. Twibuke twiyubaka. Nabonye n'ifoto ya Uwayezu Jean Fidèle n'abayobozi b'ikipe Rayon Sport berekana ko bifatanyije n'abanyarwanda muri rusange kwibuka. Twibuke twiyubaka. Yes, wabyumvishe neza. Kuri uyu munsi garutse muri studio za YouTube Sports Info kukugezaho amakuru, nta kindi ribuze kugezaho usibye amakuru. Ariko mbere yuko mbabwira ingingo z'ingenzi amakuru yacu ari buze kwibandaho, hari abantu bajya batwandikira ibitekerezo, reka tubanze kwabinyuramo. Uyu witwa Jean de Dieu yagize ati ese Muhadjili ni umukinnyi koko yagakwiye kuba ari kuvugwa mu bazaza mu kipe Rayon Sport? Bazamuzane barebe nahataniye na Majaliwa ngo ikipe ngo ya APR ngo nayo yamushakaga, ariko ngo iki n'iki byose. Iki gitekerezo naje kukireba nkavuga ngo burya hari abantu bajya badukurikira, nawe ujye utanga ibitekerezo kuko turaza tufata umwanya tubicishemo amaso. Uyu we yagize ati nawe urakabisha cyane, gabanya ubufana ngo uyu mukinnyi si yaza anyuze mu zihe nzira, ngo bizasaba ngo kashi nyinshi. Oya, nariko bimeze. Rayon Sport ifite amafaranga. Rayon Sport ifite amafaranga kandi menshi cyane. Icyo utamenye nuko bije ya miliyari muri Rayon Sport. Ibyo wari ubizi, umuriro waratse kera. Niyo mpamvu umuyobozi w'ekipe Uwayezu Jean Fidèle afite confidence. Ibaze kubwira abashinzwe gushaka abakinnyi, babwira ati nadushaka abakinnyi bafite ayo mafaranga hasi ya miliyoni 20, uwo yaba ari umukinnyi utari ku rwego rw'ikipe Rayon Sport. Bamwe baratekereje bati ese uriya mukinnyi Ani Elija wo muri Nigeria ari ku rwego rw'ikipe Rayon Sport ku buryo yasinyamo amasezerano? Abenshi babirebeye mu murya yuko ari we ufite ibitego byinshi, anayoboye shampiyona yo mu Rwanda, aho bashyiraho akabazo. Ariko wareba nk'ikipe nka Bugesera FC avuyemo, akavuga ati uyu nawe yaza mu kipe Rayon Sport akaba umusimbura cyangwa akaza akaduhombera mu gihe ari we tageti we wenyine baba bayishyizeho. Charles Bare ntabwo ari ku rwego rw'ikipe Rayon Sport, byo ni urucabana. Akaba ariyo mpamvu agomba kwirukanwa hagacishwamo agakubo bakazana uwundi rutayizamu. Uyu Ani Elija kuntu ibintu byesitaye, bamusezeranyije gukina kuri nomero 9. Umuntu wabimusezeranyije simuzi, ariko ni umwe mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport. Abenshi babifashe mu yindi sensi, biyumvisha neza ko ari ukumukina imitwe kugira ngo atazatsinda ikipe Rayon Sport. Uzi ko ari ikiraro gikeneye kwambuka cy'ikipe ya Bugesera mu gikombe cy'amahoro. Gutsinda ikipe ya Bugesera ni ibintu bizadushimisha nk'abariyo, kongera tuza muri mudo yo gutwara igikombe cy'amahoro, nibura tugasohoka muri CAF Confederation Cup bikaba birabaye. Ani Elija ari mu bakinnyi bavuzwe, ariko andi makuru nizeye neza nuko Yusufu Kagoma nawe agomba gusinya muri Rayon Sport. Gusa hari rumors nyinshi cyane, harimo umukinnyi wo muri Bright Stars mu gihugu cya Uganda, kaza n'undi mukinnyi uturuka muri Australia, umukinnyi ukomeye cyane, ufite ikipe naniye Kisoma
ni rumors abo bakinnyi ngo bari kuva mu ikipe ya Rayon Sport. Ibintu bitunguranye bitari bimenyerewe no muri ekipe nuko uyu mwaka w'imikino izatangirana na directeur technique w'umuzungu uzajya uhembwa ibihumbi 11 by'amafaranga y'u Rwanda, wenda avuga hafi miliyoni 13 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibihumbi 11 sorry ni amafaranga y'abanyamerika da, amadolari. Tugwaye ikaze muri iki kiganiro. Ndi muri studio njyenyine ariko ndashaka n'undi muntu tuba tuyibana muri studio kugira ngo tuganire, tubashe kuganira neza kuri ekipe mukunda Rayon Sport. Byabaye ngombwa ko twifashisha page ziremereye kugira ngo aya makuru aba arimo kutugeraho gatanu kuri gatanu, twifashisha amajwi yafashwe audio. Yes, nibyo koko muri Rayon Sport harimo ikibazo cy'abakinnyi. Ikipe yose njyewe ndi umuyobozi nayisenya nkongera nkubaka bundi busha. Nta kipe yatsindwa na Etincelle ngo inyereke igendere kuri undi mukinnyi nasigaza muri Rayon Sport, nasigaza umuzamu w'ikipe Rayon Sport Ndiaye, ariko nawe ndi kumushidikanyaho kuko asa nk'uwari wa betinze. Reba ukuntu yavaga mu muzamu akirampa nk'irya akanirwa kure gufata dore ibitego babatsinze ubundi ukuntu bimeze, bisa nkaho babyitsindishije bimwe. Nimba batara betinze byanga byakunda, abakinnyi nibo baba bafite ikibazo. Bashinje umutoza Julien Mete ngo niwe wabakinishije nabi. Umukino wa APR murabizi ukuntu byagenze, gutsinda ibitego 2-0 kongeraho n'ibi bya Etincelle baza babyitwaza. Ese iyo ntayaba ari imitwe? Yewe ndimo kubikeka, ariko ushize muri sense nawe ugatekereza neza, agahinda bateye abariyo ni ibintu bitari bisanzwe mu kipe Rayon Sport ko yatakaza shampiyoni bishaka ku mugaragaro. Hari uriya mukino yo gutsinda amanota yarajyamo hagati y'ikipe ya Rayon Sport na APR ni amanota hafi 9. Twe turaba turi kuyegera. Ni gute se bitashoboka ko APR yakora ikosa rimwe gusa igatsikira n'undi Rayon Sport itifatiraho? Urumva ko ari ibintu biba byarateguwe ku rundi ruhande. Urumva ko bikomeje kugorana. Transfer news turazibona pe. Ni igitekerezo mbese usukore munsi yo video hari ijambo ubundi subscribe niryo ry'ingenzi nshaka kugira ngo ukandeho. Gusa byaba byiza ukoze uko kazogera kugira ngo mu gihe twa uploadinze ikiganiro automatically you will get a notification from this channel to the sports info. Yes.